Ku munsi w'ejo hashize ku itariki 3 Gashyantare 2026 mu karere ka Bugesera mu murenge wa Kuruhuha hari abantu barenga 3 bitabye Imana bazize ibinyobwa bihumanyije. Ibi ngibi bikaba byarabaye ku masaha y'ikigoroba ku itariki 3 Gashyantare 2026. Aba bantu bivuga ko bazize inzoga zihumanye bari banyoye, bikaba bivuga yuko bazinyweye nyuma yaho bagatangira guhuma. Baje kujyanwa ku kigo nderabuzima kihegereye birangira bitabye Imana. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kuruhuha nibwo bwatangaje ikinyamakuru TV na Radio 1 ko bantu bitabye Imana mu masaha y'umugoroba, bikaba bivuga yuko bitabye Imana nyine bazize bino binyobwa. Kenshi na kenshi leta igenda ikumira abakoresha ibiyobyabwenge cyane cyane abantu bakoresha izino nzoga z'inkorano, biri mu bintu ushobora kubashyira mu byago, birimo kubateza impanuka, birimo kubahumanya cyangwa se kwangiza ubuzima. Bano bantu bakoresha bino binyobwa bivuga yuko rwose babikoresha mu buryo butujuje ubuziranenge, cyane cyane mu buryo bitegurwa n'ibindi bitandukanye, biri mu bintu byabaye imbogamizi ndetse bikaba n'impungenge mu bihe bitandukanye, cyane ko abantu bagiye bapfa bazize ibi binyobwa. Bikaba biratunganyije mu buryo rwose umuhumanyi cyangwa se uwabiroga byamworohera cyane. Mu magambo y'umuvugizi wa guverinoma muri minisiteri ishinzwe cyangwa se muri iki kigo gishinzwe ubuziranenge, agomeza mu magambo yagira ati gukoresha bino binyobwa biroroha cyane ndetse no kubyenga ni ibintu bikorwa mu buryo bwa gakondo, biri mu bintu ushaka gushyira mu kaga ubikoresha. Umurozi cyangwa se uwabihumanya biri mu bintu bimworohera kugira ngo abe yabikoresha cyangwa se abe yakora umugambi we cyangwa se yanoza umugambi wiwe. Akabagomeza asobanura yuko bino binyobwa byengwa mu buryo butemewe n'amategeko bigomba gukumirwa hasi hejuru. Bitari ibyo abaturage bazahabigenderamo, cyane cyane bamwe babahaburira ubuzima. Mu karere ka Bugesera subwa mbere habuzwe ikibazo nk'iki ngiki cyangwa se mu tundi turere dutandukanye, cyane ko mu myaka yatambutse byagiye bigaragara cyane cyane nk'ibibazo bikomeye cyane birimo guhumanya ibinyobwa abantu bagiye kunywa bikarangira bitabye Imana, abandi bagakomereka cyangwa se bikabaviramo ubumuga. Ibi binyobwa by'ibikorano bikunzwe kongerwa cyane cyane uduce tw'icyaro, ibinyobwa biteye inkeke by'umwihariko kuba bikoresha, cyane yuko ubuziranenge bwabyo bukemangwa, cyane cyane aho bitegurirwa, aho bikorerwa n'ahandi hatandukanye, biri mu bintu biteza impungenge cyane cyane kuba bikoresha. Ababikoresha bo barabimenyereye cyane cyane ko ari ibintu bakoresha mu buzima bwa buri munsi, yaba mu buryo bwo kubinywa cyangwa se n'ababicuruzi, cyane cyane ko byamaze kuba nk'akamenyero. Gusa leta y'u Rwanda nta munsi idashishikariza ababikoresha cyangwa se abakoresha bino kubireka, ahubwo bakayoboka koperative ndetse n'amatsinda kugira ngo bakore inganda ziciriritse, hanyuma byemerwe muri minisiteri, hanyuma bihabwe n'ibyangombwa bibyemerera kujya ku isoko mpuzamahanga. Ngibi kandi leta igomeza gushishikariza yaba ababicuruza n'ababikoresha, ni ibintu bigomeje kugira ingaruka by'umwihariko ku mibereho y'abaturage, cyane cyane abakoresha bino binyobwa, cyane ko bishyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Komeza ubane natwe hano wisanze uri ku Taifa Rwanda. Niba udukunda uri umuntu mushyashya, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo yongere mu muryango mugari wacu. Nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.